senga Imana yambwiye ngo umaze igihe mu mubabaro ndetse ufite uburwayi warihebye. Nabonaga abantu bantugiriyeho mugisha, hari ijambo nifuza kukubwira bihora ku mutima wanjye, mwami cyama mwagira icyo usaba. Kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri nge, kubaho neza n'ibindi ibyo ni byiza kuri nge, ariko hari icyo ngusaba, uzandindira ubugingo kugeza iherezo ryanjye. Imana ishimwe. Amen. Ela tena mi efo erizi ningi ni mangoza bonefo. Imana ishimwe. Umva ijambo dusomye ubuhanuzi Imana impaye nkuzanira. Uyu ni umudugudu w'abakire, uyu ni umudugudu w'abayobozi, uyu ni umudugudu w'abacuruzi, uyu ni umudugudu w'ama etaje, uyu ni umudugudu urimo ibiribwa byinshi, uyu ni umudugudu wari utuwemo n'abanyembaraga ariko haburagamo umuhanuzi, haburagamo bamenya. Imirima ntiyeraga, abacuruzi ntibungukaga, abanyemari nta kintu bageragaho bakurahingaga bakihiringa ariko bikanga. Kozi w'Imana ngo arimo yitemberera, hari abari bamuzi, harimo yitembera mu mudugudu, ngo yinjiye mu mudugudu, ngo abagabo baramubona, ababyeyi baramubona, musamira bibira bati mukozi w'Imana tumerewe nabi. Biragatsindwa imyaka umaze mu rusengero, imyaka umaze uzi Imana, imyaka umaze muri ako kazi, utagira umuhanuzi watakambira umubwire ngo nsengera. Biragatsindwa kuva na kera. Bibiri ivuga ko n'abami babaga bafite babamenya, babareberayo, ngo barataka. Uko babwiye Risi, baramubwiye ngo muhanuzi mukozi w'Imana, uyu mudugudu urimo amazu meza, uyu mudugudu urimo abakire, uyu mudugudu harimo ibyo kurya, uyu mudugudu nta kintu kibuze. Nubwo ubona umeze gutya, uyu mudugudu urakeye, nawe urabireba, ariko dufite ikibazo. Amazi yo muri uyu mudugudu, iyi nka ziyanyweye ziraramburura, ababyeyi bayanyweye batwite inda zivamo, buri kintu cyose kigubwa nabi. Imirima cyangwa se ubuhanuzi Imana yamuhaye, hari amayereko afite Imana yamuhaye kandi akureba. Nyemerera banza mu ikaze atwibwira amazina kugira tuze kubana twese tuzuranye. Bandi baho mugisha kandi twese ikaze muduhaye. Nitwa Mazimaka Jean Boseni, bakunze kwita Profete Mazimaka, na cano niko yitwa. Imana bagirire neza kandi ibagurire imbago mu izina rya Yesu. Turabashimire cyane. Reka dukomeze gahunda zacu, mwese mubaye maso, mugendere ku muryo umwe. Turabishimiye kandi turabakunda. Amahoro y'Imana n'abane nabo. Amen. Natwe nuko turagukunda, nizeye ko tugiye guhemburwa n'ubutumwa Imana yaguhaye. Ubunyemerere nkuhe umwanya udusengera Imana, noneho ubundi Umwuka Wera tuyobore. Sawa, murakoze cyane. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, Jehova Rafa El Shaddai, Jehova Nisi, ibendera ryacu. Kumugisha umuntu wumvise ubutumwa tugiye gutambutsa iyi message, buri wese agubwe neza, imbaraga z'Imana zikomeze kugaragara kuri buri muntu wese udukurikiranye kuri isaha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha, turabashimiye cyane kandi turanezerewe kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Imana yampaye ubutumwa ngiye kubagezaho kugira ngo dusenge. Ntabwo ndi butinde rwose. Iyo umuntu afungura ingufuri idafite umugese ntabwo imuvuna. Ingufuri ifite umugese niyigorana, ushyiramo imfunguzo zikaza bikanga, ariko ingufuri nzima ushyiramo urufunguzo ugakata gusa ukinjira. Rero icya mbere, Imana yambwiye ngo umaze igihe uvomerwa n'abantu, ariko Imana ije kuguha nawe iriba ryawe. Kabiri, nsenga Imana yambwiye ngo umaze igihe mu mubabaro ndetse ufite uburwayi warihebye. Nabonaga abantu barwaye impyiko, nabonaga abantu barwaye umutima, nabonaga abantu barwaye amaso ndetse n'umutwe, umugongo, reka ibintu byose mbona bimeze nabi mu mavi.
nabonaga abantu bari bafite amaguru abyimbye kugeza ku rwego bafataga amaguru yabo bakayashyira mu ibasi yuzuye amazi ndetse akararamo. Rero nagiye kubona mbona ikindi, mbona abantu bafite ibitambaro barimo gushyira mu mutwe bitose. Imana irambwira ngo hari abantu benshi bamerewe nabi bafite umutwe wanze gukira. Iryo tangazo narihawe. Hanyuma ikindi, nabonye itangazo, Imana yambwiye ko hari abantu batawe, banzwe n'imiryango, bene wabo barabanze, inshuti zabavuyeho. Imana irambwira ngo ibyo bintu byose Imana ibitesheje agaciro, ahubwo ikubakira itazasenywa n'abandi. Itangazo nahawe nabwiwe ku babyeyi bafite abana b'ibirara. Nimvuga abana b'ibirara ndaza kuvuga abana binywera itabi, binywera urumogi, binywera inzoga, bahora mu kabari, mbese bananiranye, bahora mu ntambara. Uyu munsi ninde wafunzwe? Ni umwana wawe. Se umwana wafunzwe no kwande, nuwo kwa runaka. Ibyo bigerageza ubihoramo, nguw'igikondo, nguwo hehe, bafunze uhora mu nzira ugenda. Imana irambwira ngo ndetse hari n'undi nawe wakoze amakosa ari i Burayi. Iryo tangazo narihawe. Uyu ni umwana wawe uba mu Rwanda ariko we ari i Burayi. Iri tangazo narihawe. Yakoze amakosa, anywa inzoga, atwara imodoka yasinze, kugeza ku rwego barimo bamuporopoza kumugarura mu Rwanda kubera icyaha yakoze, kandi insubiracyaha biba bikomeye. Ntabwo ari ubwa mbere, si kabiri, ni ibintu yagize akamenyero, hanyuma ni ibintu barimo bamuporopoza kugira ngo abe yagaruka. Rero Imana yambwiye ngo usengane nanjye kugira ngo Imana yongere imusubize mu kazi, kuko n'akazi bahise bamwirukana. Imana yambwiye ngo bahise bamwirukana ku kazi. Rero mbwirwa ku bandi babyeyi nanone kandi bafite abana babo bubatse, ariko ingo zabo zubatse nko hejuru y'amazi. Satani yarabarwanyije ku rwego rukomeye, bahora mu marira, bigatuma nawe mubyeyi uhora mu gahinda uvuga ngo umwana wanjye azaba hati. Rero ndongera gutumika kuri ubu butumwa ngiye guha uyu mubyeyi cyangwa se aba babyeyi. Baratwite ariko inda zabo zarengeje igihe, ndetse hari ubufindo bwakozwe. Abantu benshi bavuga yuko inda zabo zimaze hafi umwaka n'amezi 7, ariko mbonye inda imaze igihe kirenga umwaka. Imana irambwira ngo bakoze ubufindo, ndetse nunabyara bazi ko uzabyara inyamaswa. Rero imbaraga z'Imana ziracyakora, ukuboko kw'Imana kuracyahari. Nabagezagaho iyo mesaje, ndetse uyu nawe arifite urubanza rukomeye, arimo araburana mu gihugu, urubanza ruri mu kindi gihugu. Imana yambwiye ngo nubwo biri mu maboko akomeye, ariko nudacunga neza bizakomerera nabi cyane ku rwego rukomeye. Imana irashaka guca agasuzuguro, Imana yashaka guca agasuzuguro k'abadayimoni, Imana yashaka gukuraho agasuzuguro, Imana yashaka guhanaguraho amabyi y'abantu. Niko muri Ezekiyeli havuga, haravuga ngo none ndagakuraho amabyi y'abantu, ndaguha ibisheshe by'amase y'inka, aba aribyo uzatekesha ibyo kurya byawe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imana kandi iraduha umugisha, Imana yatugirira neza, Imana iraduha umugisha. Ngira ngo ni igitabo cya 2 cy'Abami. Reka dusabe umushumba dusomere mu izina rya Yesu. Amaboko y'Imana abe mu ruhande rwawe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mutwe amagambo aravuga ngo Elisa ahumanura amazi. Abami ba 2 ibice 2 umurongo 19. Tugeze hepfo. Bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, dore uyu mudugudu uburyo uri heza, nk'uko bireba databuja, ariko amazi yawo ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka irarumba, imyaka ntabwo yera. Aravuga ati, nimunzanire imperezo nshya. Akoresha itegeko, muyishyiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko. Yagiye ku isoko y'amazi amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo, ahumanuye aya mazi. Ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka. Na bugingo n'ubu, nk'uko Elisa yavuze.
na bugingo n'ubu nk'uko Elisa yavuze. Reka dusobanure cyangwa se duhanurire muri ubwo buhanuzi bw'ijambo Imana ishyize ku mutima wacu. Niba nkugiriyeho umugisha, hari ijambo nifuza kukubwira bihora ku mutima wanjye, mwami cyama mwagira icyo usaba. Kugira ifeza n'izahabu ibyo ni byiza kuri nge, kubaho neza n'ibindi ibyo ni byiza kuri nge, ariko hari icyo nkusaba, uzandindira ubugingo kugeza iherezo ryanjye. Imana ishimwe. Amen. Ela tena mi efo erizi ningi ni mangoza bonefo. Imana ishimwe. Umva ijambo dusomye ubuhanuzi Imana impaye nkuzanira. Uyu ni umudugudu w'abakire, uyu ni umudugudu w'abayobozi, uyu ni umudugudu w'abacuruzi, uyu ni umudugudu w'ama etaje, uyu ni umudugudu urimo ibiribwa byinshi, uyu ni umudugudu wari utuwemo n'abanyembaraga, ariko haburagamo umuhanuzi, haburagamo bamenya. Imirima ntiyeraga, abacuruzi ntibungukaga, abanyemari nta kintu bageragaho, bakurahiringaga bakihiringa ariko bikanga. Kozi w'Imana ngo arimo yitemberera, hari abari bamuzi, harimo yitembera mu mudugudu, ngo yinjiye mu mudugudu, ngo abagabo baramubona, ababyeyi baramubona, bamusamira bati mukozi w'Imana tumerewe nabi. Biragatsindwa imyaka umaze mu rusengero, imyaka umaze uzi Imana, imyaka umaze muri ako kazi, utagira umuhanuzi watakambira umubwire ngo nsengera. Biragatsindwa kuva na kera. Bibiri ivuga ko n'abami babaga bafite babamenya, babareberayo, ngo barataka. Uko babwiye Elisa, baramubwiye ngo muhanuzi, mukozi w'Imana, uyu mudugudu urimo amazu meza, uyu mudugudu urimo abakire, uyu mudugudu harimo ibyo kurya, uyu mudugudu nta kintu kibuze. Nubwo ubona umeze gutya, uyu mudugudu urakeye, nawe urabireba, ariko dufite ikibazo. Amazi yo muri uyu mudugudu, iyi nka ziyanyweye ziraramburura, ababyeyi bayanyweye batwite inda zivamo, buri kintu cyose kigubwa nabi, imirima